wongeye guturiza imbere y'Imana muri iki gitondo. Umutima wanjye wongeye guturiza imbere y'ubwiza bwawe Data muri iki gitondo. Ngiriwe undi munsi, ngiriwe andi mahirwe, ngiriwe ikindi, ngiriwe undi mugisha. Namenye impamvu yo kuba ndiho, namenye ikintera kuba ndiho, nasobanukiwe n'igitumye ndiho. Data nyiribihe kandi we nyiribambe, menya impamvu yo kuba ndi hano, menya impamvu yo kuba bukeye, menya impamvu yo kuba nisanzeho. Data, iki ni igitondo kidasanzwe, iki ni ikindi gitondo cy'umugisha uduhaye kugira ngo tukinezererwemo. Isi n'abatuye isi, abahanga, abanyabwenge n'abaswa, abamenye n'abataramenye, kandi abasobanura n'abaceceka, abatunzi batunze ibya mirenge ku ntenyo, abakire, abakungu, abaherwe, abatindinya kujya n'abahanya n'abakene, abagufi, abarebare, inzobe n'ibikara, abateye neza n'abateye uko nabi, bateye uko bashaka n'abateye uko badahisemo badashaka, abagurisha n'abagura, ndetse hari n'abandi kandi bari mu byabo, abafite imitima myiza yo kuba abavandimwe beza, bakabera ababo umugisha, n'ab'impaka batashaka kubera abandi umugisha. Hari abishyuzwa n'abishyura, bagomba kwishyura n'abishyuzwa, hari ba nyir'amazu n'abayabamo, hari abagenda n'abagaruka, hari abatwara abandi nabo bagatwarwa, hari abafunga n'abafungurwa, n'abejo bigahinduka kandi kuko izuba riva n'imvura ikagwa, kuko bucya bukira. Umunyarwanda aribaza ngo amaherezo azaba ayahe, ko none bucya bukira, none amaherezo azaba ayahe. Hari abivuza, hari n'abavurwa, hari n'abapfa, hari n'abashyingura n'abashyingurwa. Hanyuma abavutse uyu munsi barishimirwa n'imiryango yabibarutse, nyuma ejo bazakura, ejo bundi bakure, buke bige, bamenye ubwenge, batangire kumenya isi turimo, babatangire kubona nk'ibyo baje mu isi batazi iyo bajya, bumvaga mu isi ari ahantu handi heza baje, ariko hari habi. Ibyo byose rero ni uko byaremwe, ariko hari n'umuremyi. Umuremyi waremye agashyiraho barya bose, agashyiraho birya byose. Hanyuma umunyarwanda aravuga ngo umutima umubaji w'imitima ntiyayiringanije. Iyo imvugo y'abanyarwanda, kandi abanyarwanda bakavuga ngo Imana yirwa ahandi, yajya gutaha igataha u Rwanda, bashingiye, ariko ntibyatumye benshi batajya mu mandwa, abandi bajye mu gupfumuza mu bapfumu, ariko bari bazi ko hari iyirwa ahandi igataha i Rwanda, bari bazi ko hari iyabumbye u Rwanda ya Gihanga, bavugaga Gihanga wabumbye u Rwanda. Hanyuma bo bose berekezaga kuri wowe. Iki gitondo rero hari wa wundi wavutse, hari wa wundi wakuze muri ubwo buzima, hari uri kunyumva muri iki gitondo turiho turasengana.
yazindutse ariko yumvishe aho nanyuzemo aho navuze nawe hari aho yisanze, kandi muri iki gitondo turi kumwe kuko Imana yagennye abagabo igena abagore, hanyuma iduha n'urubyaro kugira ngo uwo mugisha ugende uvuka wiyongera nk'uko urubuto rwera rugasaza rukabyara izindi mbuto zigasigara zera, zimwe bakanazitema bakazirimbura bakazikuraho zirashaje bagiye kububaka, ariko nanone hari urubuto rwahavuye rujya gutorezwa ibunaka, narwo uyu munsi hari ahandi ruri n'aho rwakomotse. Nguko uko mu isi abawe waremye, abana bawe turiho, nuko tubaho, nuko turemwe, nuko twisanze, nta ruhare twigize tubigiramo ngo tuze mu isi. Umuntu wese yabaza ngo kuko indi mu isi mu mibabaro naje kumara iki? Hari n'abirwa bitukagura ngo wandemeraga iki, kuki wandemye? Uwubaza ni umuremyi, ariko ntago ikibumbano kibaza uwakibumbye ngo kuki wandemye gutya, kuki wangize muto akaba munini, kuki wangize vaze ukamugira inkono, kuki wangize iki ngiki. Ntabwo ari cyo, ntabwo ibyo ikibumbano kiri bujye kubaza umubumbyi ngo kuki wandemye, ahubwo umubumbyi azi impamvu yaremye, azi impamvu yabumbye icyo kibumbano. Yari azi ko hazavamo itasi ikanywa icyayi igakora n'ibindi, yari azi ko muri iyo bumba hazavamo isahani abantu bazariraho, yari hatunganya igikoresho umubumbyi. Hanyuma data umuremyi, gihanga waremye, yari abizi neza ko wakuremye uzatura aho utuye uyu munsi, uzabaho uri uyu munsi. Arakurema agushyira aho agomba kukureba, kandi akureberera kuva mu gitondo kugera mu kindi gitondo. Azi impamvu yakuzanye ku isi, wikwicira urubanza, wikwitukagura, wikwiburanya. Data umubumbyi, umuremyi, gihanga, azi impamvu yakuzanye ku isi. Mu izina rya Yesu Kristo, nusenga ntuzavuga ngo kuki naje mu isi. Nusenga mu gitondo uzindutse twibatuye, uzamubwire ngo data ndagukunda, ni wowe nkunda, kuko ndi ikibumbano cyawe. Menya impamvu ndi mu isi, nuko wanshize mu isi ngo mbe ikibumbano cyawe. Urebe ukanezererwa, kikuramya buri munsi, kiguhimbaza buri munsi. Uzi impamvu wanshize mu isi, isi nyirimo nayigezemo. Isi ntuye nasanze ari amarira gusa, nasanze ari agahinda. Navutse bavuga ibibazo, none uyu munsi ndashaje biracyari ibibazo. Ntago nigeze ngemura n'umuntu ambwira ati ngewe ndi umutunzi, mfite amafaranga. Kandi impamvu nuko mu isi ibintu byose tubyishyura, cyane cyane muri iyi migi. Niyo mpamvu kenshi n'abasenga barasengera amafaranga. Hari abafite amadeni, sinzi uwanyandikiye afite amadeni menshi, ndabizi uriho uranyumva. Data akuramburiye ikiganza kugira ngo akomeze umutima wawe, aguha imbaraga z'umutima no gukomera. Yewe ubwo ubona urira, wabuze yo kwishyura makeya, hari n'uyafite menshi menshi cyane. Mu ijuru imbere y'Imana, haleluya, uyu Yesu wamennye amaraso akitanga akagucungura, aravuga buri munsi, avuga ngo uyu ni umwana wanjye, uyu nawe naramucunguye, uyu nawe namumeneye amaraso, uyu yarankeneye,
uyakeneye ubutabazi. Ndamuha ubutabazi kuko akeneye ubutabazi. Ijwi ry'Imana rirakongorera muri iki gitondo kandi riravugana nawe muri iki gitondo. Icyampa ugatega amatwi, wamara gutega amatwi ukumva gusenga kwanjye, ukumva gusenga sengana nawe muri iki gitondo, nanjye nkagirirwa umugisha, ukumva ko hari undi dufatanyije urugendo rwo gusenga, hari undi dufatanyije umugozi w'inyabutatu wo gusenga. Turabwira Data ngo mu isi aho wadushize ngo tukuramye, ngo tuguhimbaze, niho turi, niho dutuye, niho tugendagenda buri munsi, niho birwa batugaraguza gati, niho birwa badukoresha ibyo bashatse, niho birwa badutuka kubera ko baturusha, niho birwa batujoga kubera ko batatwumva. Aho ngaho niho dutuye, niho tuvuga ubutumwa bwawe bakatugira abasazi, niho dusengera, tugasengana n'abo dushaka, tugasengana n'abatabishaka, tugasengana n'ababishaka, tugasengana n'abo dukunze, tugasengana n'abo tudakunze. Kubera iki? Aho mu isi niho turi, aho umuntu yitegereza undi akumva nta mukunzi aramwanze, aho umuntu yitegereza undi akumva aramukunze nta mpamvu, aho umwana afata umwanzuro agasohoka mu rugo agata ababyeyi akagenda, aho umubyeyi afata umwanzuro uciriritse agata abana yitwa umugabo, yitwa umupapa, agata umugore n'abana agasohoka akagenda kandi ari umugabo. N'abagore barabikora, agasohoka akagenda. Umusore akagukunda, yamara kugukunda nawe agatangira ukabona urukundo rwaje, umuriro ukakwakamo, ejo wajya kubona ukabona gusa igenda arigendeye, ugasigara wasuyura, witsamura, ukorora, ucira, upfa nabi wenyine. Iyo si Data niyo dutuyemwo, ni isi y'ibitaro byinshi bya CHK, bya Faisal, ni isi y'ibitaro, ni isi y'amaklinike, ni isi y'amafarumasi, ni isi y'amabanke. Niho dutuye, niho wadushize, niho turebera, niho ducungira, niho tugaburira, niho dutuza. Ibyo bitaro tubiryamamo, ejo bamwe bakabigwamo, bandi bagataha. N'ubu hari abariho barashira mu mwuka, hari abarayushize, hari ubushire mu kanya. Ababo bararira, barafite agahinda kenshi kubera umubabaro wo kubura ababo bakundaga. Iyo si niyo dutuyemwo, niyo tugendamwo. Ni yasi dushakiramo ubuzima bikanga, ni yasi duterateranyirizamo ubuzima bikanga. Ariko twamenye impamvu y'ibi byose, twamenye impamvu y'ibi byose. Iyi si yagushije ishyano rinakomeye, ku mwanzi yayimanukiye, ugasanga ahanganye n'abafite inyama n'umubiri n'amaraso, kandi wari umwuka, ari imyuka tutabona. Twasobanukiwe isi y'umwuka kwari ibamo ibitagaragara. Isi y'umwuka ikorerwamo ibitagaragara, ibamo ibifiteye ubwoba, ibamo iby'imbaraga, ibamo ibinyabuzima bitagaragara by'imbaraga. Ariko twe turi mu isi y'ibiboneka, turi mu isi y'ibifatika. Uratambuka ugasitara ku ibuye ugakubita amenyo hasi akavamwo, agashingukamwo, inzara zikakuvamo. Mu kanya gato umuntu ararwara kanseri, umusatsi ukamushyira ku mutwe, umusatsi ukamushyira ku mutwe. Mu kanya gato umukobwa aba ari mwiza, bose bamusingiza ni Miss. Mu kandi kanya bakaba babona ari nk'ingoroje. Iyo niyo si tubamo. Mu kanya mu isi bagukomera amashyi, mu kanya bagafata imijugujugu n'amabuye n'induru bakakwirukaho. Iyo niyo si dutuyemo, iyo niyo si tugendamo.
abandi birirwa mu mabanki arimo amafaranga menshi akayarebesha amaso, ariko agataha mu ihegeni adashobora gufata amafaranga ya banka ngo agure kadasitere, agure ikibanza. Bandi aracuruza arira ngo Rwanda Revenue iraje, ngo imisoro, ngo nyiri ibibanza. Acuruza ahangayitse nubwo acuruza amafaranga menshi. Bandi bafata mele bakagenda bakava mu isi bakajya mu yindi si, bakava ku mugabane bakajya ku wundi mugabane bikoreye ibintu biremereye, amato, indege, imodoka bikoreye. Bandi bagafata indege bakagenda, abandi ntibazi n'indege ibyo ari byo. Bandi ni abahinzi borozi, mubaze imvaruganda yihingira utwaka, umubaze ibyo nibyo azi n'ibyo abamwo, ibindi ntibimureba. Bandi ni abanyamugi, ni abasirimu, mubaze inkweto igezweho n'amavuta agezweho, ni sireyi, umubaze ubwo buzima. Undi ni ingabo y'igihugu, yirwa mu ishyamba, ubuzima bwe ni imbeho, ni imvura, arahagarara imvura ikamunyagira ikamucikiraho, ashinzwe umutekano wawe w'abantu. Ubwo buzima babayemo nk'umusirikare, hagize akavuga aba yiteguye, nibwo buzima bayemo. Bandi bagira umurengwe, byamara kubarenga bagatangira kurengwa. Bantu mu isi turasenga muri iki gitondo, kuko tuzi neza ko isi tubayemo ari ubwo buzima, ariko tububona, ariko tubutwara, twarabwakiriye. Kuri umupfakazi udafite umugabo, ufite umubiri nk'abandi, ukihangana. Hari abo byananiye, hari abo byanze, biranga neza hati wenda cyari muto, kandi koko aracyari muto. Wowe se urakuze. Abandi ni imfubyi, benshi bagiye ku mashuri, bo byaranze, kandi ni ishuri rya makeya hariya, kandi hari uri kwiga mu rya miliyoni yose. Undi yabuze 950 yo kwishyura hariya, ibiceri 950 yabibuze. Yabuze ikaye, yabuze uniform, ariko hari undi uri hariya ari kwishyura imiliyoni. Aha, ni umuremyi wamuremye, ni umuremyi wakuremye. Ese wabaza ngo data ni iki yitegereza? Data ni icyo adiringa nacyo mu muntu? Kubera iki bamwe bari ku rundi rwego, nawe uri ku urwo rwego? Wikwicira urubanza, ntago waje mu isi wabigizemo uruhare, nta mpamvu yo kuburana. Uravuga uti mwami data, naje mu isi ku mugambi wawe, naje mu isi ku bushake bwawe, ntacyo nazanye mu isi, naje imbokoboko, ntacyo mfite. Ngeze mu isi bangaburira amasereka, ngeze mu isi barangaburira amashyushyu, ngeze mu isi bangaburira igikoma, baranyondora ndakura, bambiryo mvamo umukuru. None uyu munsi nanjye hari abari kubinyishyuza, ngomba kubyishyura. Ariko naje mu isi ku mugambi wawe, ku bushake bwawe. Uyu munsi rero wowe wanzanye ukantuza aha, ukampa icyerekezo aha ngaha, wari uzi ko nzabaho gutya muri ubu buzima. Imibereho y'iwacu yarankurikiranye, ubuzima bwacu bwarankurikiranye, ariko shuti yanjye nyumviriza witonze. Niki cyatumye data kurema akagushyira mu isi? Nuko yari afite umugambi mwiza wo kugira ngo uzabe icyaremwe kizima, kimuhimbaza iminsi yose. None situwasiyo n'ubuzima ubayemo birakubuza kumuhimbaza iminsi yose. Bibwiye ngo wa buzima we
bibwire ngo wa mibereho we, mbere y'uko nza mu isi hari abari bakubayemo, ntago ari we wenyine, ntago ari njye njyenyine ukubayemwo. Rero nawe uzagira iherezo buzima bundushya, mibereho ingora. Nawe wakabaye mva mu nzira, nkaramya umwami wanjye, nkaramya umuremyi wanjye, nkaramya uwandemye akambumba akanshira mu isi. None mu isi ko abantu bagendana n'abandi ari abagome, kagendana n'umuntu ari umugome, umutima uri kukugambiriraho ibibi, wowe utabizi uri aho useka gusa. Uri nyiramwiza ntacyo bigutwaye, ufite umutima mwiza nta kintu bigutwaye. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zanteye kubimbata rwose, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Haleluya, haleluya. Hazaba umunsi tuzumva w'Imana, harabagira n'ijuru ryose. Yesu itanze mbere umukiza, azima ingoma muwo mwami wanjye. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva. Maze arazuka rwamuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Haleluya. Uru rukundo Yesu yagukunze, tekereza ku mbabazi Yesu yakugiriye, tekereza ku rukundo Yesu yagukunze, tekereza ku mukozi mwiza mwahuye utagukunda kubera inyungu, tekereza ku mwami wawe mwahuye akakugirira imbabazi utari uzikwiriye. Dawidi arangije aravuga ngo mu byaha niho twavukiye, niho bamama batubyariye. Ariko ndagira nkutangarize ko ibyo byaha nibyo dutuyemo, nibyo tubamwo, nibyo tugendagenda buri munsi ducamwo, nibyo dusangira nabyo, nibyo bituvuzaho induru, nibyo biba bivuga guvura mu matwi yacu. Ariko mva ndakubwire inshuti yanjye uri kunyumva muri iki gitondo, hazabaho umunsi nanone tuzumvaho Imana, umunsi hazarabagirana ijuru ryose, kandi uwo munsi Kristo azima ingoma. Uru ni urukundo rukomeye rwatumye Yesu adupfira ku musaraba i Golgotha, atumenera amaraso y'igiciro kinshi, atumenera amaraso y'igiciro, atumenera amaraso. Uyu munsi amaraso ya Kristo aratuvugira, amaraso ya Kristo ari kuri twe, amaraso y'umwami Imana ari kuri twe, amaraso yiwe yaraducunguye, amaraso yiwe aratweza, amaraso yiwe yeza muri twe ubwacu, aradutunganya, aduha ubuzima bw'ubugingo buhoraho, aduha imibereho ya buri munsi, adukiza indwara zacu zose. Ndatura amaraso ya Kristo ku buzima bwawe, ndatura amaraso ya Kristo ku mibereho yawe, ndatura amaraso ya Kristo mu madeni ufite, ndatura amaraso ya Kristo ku rubyaro rwawe, ndatura amaraso ya Kristo ku bukene bwawe, kugira ngo ubashe kubukira, biragatsindwa ubukene. Ndatura amaraso ya Kristo ku burwayi bwawe,
uburwayi buragatsindwa. Ndatura amaraso ya Kristo kugira ngo aze yivange n'amaraso yawe, yice kanseri mu izina rya Yesu, yice uburwayi mu izina rya Yesu. Benshi bazi kura Imana ikiza malariya, ntago bazi kura Imana ikiza kanseri, ntago bazi kura Imana ikiza sida, ntago bazi kura Imana ikiza diyabete, ntago bazi kura Imana ikiza hepatite, ntago bazi kura Imana ikiza umutwe wananiranye. Ndohereza amaraso ya Kristo mu buzima bwawe, ndohereza amaraso ya Kristo mu maraso yawe, ndohereza amaraso ya Kristo mu mubereho yawe, ndohereza amaraso ya Kristo. Twahawe ububasha n'ubutware n'ubushobozi kuko turi abatambyi b'Imana Data, kuko turi abami n'abatambyi b'ibikomangoma, kuko turi abatambyi bityo Data. Ndategeka mu izina rya Yesu, ndategeka kugira ngo ube muzima, ndategeka kugira ngo uhaguruke, ndategeka kugira ngo ubone ubwishu, ndategeka kugira ngo ubone urubyaro, nawe wabyara nk'abandi, wakwishima nk'abandi, wanezererwa nk'abandi mu izina rya Yesu. Ndohereza amaraso ya Kristo kuri iyo nzu, abarozi barakuroga buri munsi, ndaminjira amaraso ya Kristo mu rugo rwo, ndaminjira amaraso ya Kristo mu isambu yawe, isambu yanze kwera mu izina rya Yesu, ariko amaraso yaje gukiza, ni amaraso yaje gutunga, kandi nanone ni amaraso yaje kubeshaho, yirukana ubukene, yirukana kurumba mu izina rya Yesu, yirukana ingungu, yirukana karande mu izina rya Yesu. Ndatura amaraso ya Kristo ku buzima bwawe. Bagutanze mu ngo igitambo, ngo uyu munsi ngo bakujyanye mu myuka, imyuka mibi, ariko ndatura amaraso ya Kristo, ndatura amaraso ya Yesu kugira ngo aza gukure muri iyo myuka, akugobotoremo. Uri uw'Imana, ntago uri uwa sekibi mu izina rya Yesu. Ndohereza iyo myuka y'abakuroze, ndayisubiza kuri ba nyirayo mu izina rya Yesu Kristo. Ndabuza abapfumu umutekano mu izina rya Yesu, ndabuza abarozi umutekano mu izina rya Yesu, kuko uri muri nge arakomeye, kuko uri muri nge afite ububasha, uri muri nge afite ubutware. Arabizi neza ko warenganye, arabizi neza ko warenganijwe. Niwe mucamanza utabera, niwe mucamanza uzukuri. Abo mu isi barabesha, bo mu isi barabesha, ariko ndagira ngo nkubwize ukuri. Abo mu isi ubwo bakwibesha, kabone nubwo batagira amanyanga, ariko bakwibesha nk'abantu, ariko Imana ntiyibesha. Jisho ry'Imana rirakureba, jisho ry'Imana rikuri wowe, jisho ry'Imana rirakubona. Kandi Imana Data yateguye inzira wacamo, yateguye inzira wanyuramo, niyo mpamvu akureba. Aragufata ukuboko muri iki gitondo, aragufata ku rutugu muri iki gitondo, araguterura, arakujyana, arakugeza aho ugomba kugera mu izina rya Yesu. Si ngombwa abahanuzi bahanuye, si ngombwa indimi zavuzwe, si ngombwa ikindi cyabaye. Data bikorera ku bw'ubuntu bwe, Data bikora kubwo gukiranuka mu izina rya Yesu. None mu isi ninde wagukunda? Ese bagukunda bagukurikiranye buhiki? Ko niba bigukurikiranaho bizashira. Nubwo bakubwira ngo uri mwiza, uranyumva wa mukobwa we, baragushuka, nabagushakamo ibyifuzo byabo. Ejo bazabona wabaye mubi, bazafata undi, ariko ndakwaturaho maraso ya Kristo arinda ubwiza yaguhaye, arinda ubuzi. Data agendane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Data ni mwiza ku buzima bwawe. Data yakoze ibikomeye kuri wowe. Umutima wawe uranezerewe muri iki gitondo, umutima wishimiye umwami muri iki gitondo. Data akoze ibikomeye ku buzima bwawe. Data arakureba n'amaso y'imbabazi. Data arakuzirikana.
umutima wawe urashaka Imana, umutima wawe unyotewe Imana, ubusabane bwawe n'Imana buri ku ruhe rugero, urifuza gusabana n'umwami wawe, urifuza gusabana n'Imana yawe. Muri iki gitondo Imana ikeneye kumva umutima wawe, Imana ikeneye kubona uko wagambiriye muri wowe. Imana irakwitegereza ikareba imigambi yawe mu mutima. Imana ishigikira umugambi wayo kuri wowe, kandi Imana ishigikira ibitekerezo byawe byiza. Mu izina rya Yesu Kristo ndabizi kunyumva. Hari imyuka yabohereza mu kirere rw'izenguruka, ndayisubiza kuri ba nyirayo mu izina rya Yesu. Turohera iyo myuka kuri ba nyirayo mu izina rya Yesu, ibasubireho nk'uko yaje mu izina rya Yesu. Niwo ureberera abakobwa n'abahungu bawe, ndabaturaho ubuzima, ndatura amaraso ya Kristo kuri twe mu izina rya Yesu Kristo. Jambo ryawe rikambwira ngo nimukura ibishimwa mu bigawa, akanwa kanyu kazamera nk'akanwa kanjye. Ndategetse muri iki gitondo, niba nkugireho umugisha, hari benshi bari ku bisasiro byabo, abo bararozwe, kandi ababaroze baridegembya, ariko bakwiye gukizwa cyangwa bagapfa. Mu izina rya Yesu Kristo ndatura ubuzima, ndatura gukira, ndatura imibereho mu izina rya Yesu. Erega ndabizi ko benshi babayeho mu kababaro, bandi babayeho mu gahinda. Ninde uri kunyumva? Ninde turi gusengana muri iki gitondo? Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bakoherejeho byose mu izina rya Yesu ndabinaniza, ndabiterariza mu izina rya Yesu. Turabitsinda kubwo Kristo yamennye amaraso. Yamaraso yaje gukiza indwara zose, n'izawe zirakira. Yamaraso yaje gukiza ibihombo byose, igihombo urimo urakivamo. Yamaraso ya Kristo yaje kuba yahumanura umubiri wawe, barawuhumanije, urahumanuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi neza ko umwuka uri muri wawe ukwiriye kwezwa, ndabizi ko n'umubiri wawe ukwiriye kwezwa, ndabizi ko ukwiriye kwezwa n'ubugingo bwawe. Data nyiribihe, Imana ya Isiraheli, Imana yacu bwite, kabone n'ubwo isi itatumenya, ariko uratuzi aho dutuye mu gihugu, hanze y'igihugu, aho dutuye ku butaka, he n'abatuye mu kirere. Umuntu wese abayeho mu buzima bwe, ariko ikintu kiringanyiza abantu ni kimwe, ni ukumva ngo umuntu yarangiye ntazongera kubaho. Ibyo yavunikiye, mugani wa Salomo yaruhiye iki? Munsi y'ijuru umuntu wese yavukiye kuruha n'imiruho, nta kindi wo bikoraho. Icyo wavuga ni iki? Data, naje ku mugambi wawe, naje mu buryo bwawe. Waruzi neza ko ndi product yawe, waruzi ko ndi product yawe. Umuntu wakoze imashini dukoresha hano yanditseho amazina, yitwa HP, uwo yarabikoze, uruganda bararuraho bashyiraho serial number. Natwe uyu munsi turi ibibumbano byawe, wadushizeho serial number. Urareba serial number y'umubyeyi uri gusenga, urareba serial number y'umukobwa uri gusenga, urareba serial number y'umugabo uri gusenga. Mu izina rya Yesu Kristo, nanjye urabona serial number yanjye, uranzi neza kubera ko ni wowe wandemye. Munsi ndi ikibumbano cyawe, ndi product yawe. Nageze hanze kugira ngo nkore icyo wandemeye. Imashini ndayikoresha, mukore wayikoze yarayikoze kugira ngo ikoreshwe, yangije igera ahangaha kugira ngo ikoreshwe ibyigomba gukoreshwa. Ndimo ndabikoresha bikagenda neza. Nanjye ndi product yawe, wanzanye mu isi kugira ngo ngire icyo mara. Uwabyumva byumve, utabyumva ntabyumve. Tugira abaturwanya bidafite n'icyo bimare, bidafite n'icyo byunguye, kubera gusa bari aho bafite imitima ntazi imvano yayo. Ibyo si impamvu zo gutuma ntakora icyo nahamagariwe gukora. Mu izina rya Yesu Kristo, kuba hari abakuroga, kuba hari abakwirukaho, kuba hari abagucurira, kuba hari abakwima ibyo bagomba kuguha, si impamvu yo kutaba product y'uwakuremye.
uri ikibumbano cy'uwakuremye. Mu izina rya Yesu Kristo, ni wowe Imana ishaka, iragushakamo ibyo yakubitsemo bibasha gukiza isi. Mu izina rya Yesu Kristo. Ninde dusengana muri iki gitondo? Ninde ufite icyifuzo? Nyandikira ubutumwa kuri WhatsApp cyangwa message isanzwe. Dusengana uyu munsi n'ejo bundi kugeza ubwo icyifuzo cyawe kizakunda kigasubizwa. Ariko mujye mwibuka gushima ibyo data yakoze. Uri kunyumva, waraye uri kurira, amarira yawe ndahamagara amaraso ya Kristo kugira ngo aza guhanagura ayo marira yose urarurira. Ufite agahinda, ufite umubabaro, warihebye, ntabwo ubona inzira. Abo wareze ukabitaho bakakuvuna, uyu munsi bakomeje kukuvuna kandi ugeze mu zabukuru bakabaye bagutunze. Ndatura amaraso ya Kristo mu mitekerereze yabo ngabo, bamenya agaciro kawe mu izina rya Yesu Kristo. Ukwiriye guhozwa amarira, ariko ni ukuri. None ko umugabo wawe areba araraguteye umugongo, ararareba hirya, ko none nawe umuteye umugongo. None ko abana babategerejemo ububyeyi bakabura, none ko nawe mugiye kubatera agahinda. Basi wategereje ko wabyaye. Ninde ugisha inama? Ngenda kugira inama, ariko ngenda afatanya nawe kugusengera mu izina rya Yesu. Ndafatanya nawe gusengera icyifuzo ufite mu izina rya Yesu. Erega baraturoga buri munsi, natwe twicaye baraturoga bakatwohereza imyuka baba bashaka kunshecekesha kubera ko bari kunyumva. Bakakohereza imyuka yo gusepfura kugira ngo utavuga. Ariko imbaraga ziri muri twe ziraruta imbaraga ziri muri mwe mu izina rya Yesu. Bikurye nawe bihereye mu birenge kugera ku musatsi. Hari umukecuru umwe byariye biramujaganyura akagenda yishimagura. Yewe wakijijwe ukamenya Kristo, wamenye amaraso ku bwawe, ateze ibiganza disi nawe aracyagukunda. Nubwo uri umurozi, nubwo uri umunyeshyari, umuntu akagira ishyari kumva wapfa cyangwa kumva wahomba. Imana igutabare, Imana ikugirire neza, ikwereke mu maso hayo. Ikiganza cyayo kiracyarambuye, aracyateza amaboko kugira ngo akugirire neza. Tugendana n'abantu bakubwira iu mu kanya bagakora opa. Umuntu akakubwira ibyo atari byo, akakwereka ibyo atari byo, abantu bakakwishushanyaho. Kandi ubwo ngo barajya mu ijuru, ni uburenganzira bwabo, kuko ijuru si iryanjye, data azariguhe. Ariko si ubwawe ntiwakwicira urubanza kumva ko umutima wawe ukwiriye kuba mwiza. Narababwiye ngo umutima w'umuntu nturya ruswa. Umutima we ntago warya ruswa. Umutima wawe urabizi ko uri mubi, udashobotse, uri umugome, uhemukira abana bato, irari rikumaze. Imana igutabare. Ndashimira umusaza umwe wanyandikiye akambwira ati, muhungu wanjye, inzoga ziranyishe neza pe. Ziranyishe hamwe. Unyandikire kuri 07 88 60 50 44. Ni uburyo bwiza. Wanyandikira kuri 0788 60 50 44. Dufatanye gusenga. Ufite ikifuzo, dufatanye gusenga. Ngiye nawe dufatane ukuboko dusenge. Nawe rero wiba buri munsi uzi neza ko igihe kitazagera wiri guteranya abantu. Shareka nkubwiza ukuri kw'Imana, kandi ibi bintu byo guhemuka birangira bigukurikiranye cyangwa bikazakurikirana abana bawe. Data, mu izina rya Yesu, turi abanyarwanda, dutuye mu Rwanda, tuyoborwa n'umunyarwanda. Uha umugisha umunyarwanda wese atuye ku mudugudu, umugisha nabo babana buri munsi. Umuntu wese abera abandi umugisha. Hari abashonje baragaburirwa n'abaturanyi mu izina rya Yesu Kristo. Urabaha ubuzima, kuko tubonye ko n'abafite imitima yo gutindahara no kubimuhanya, ibintu byose ahora ateze ibiganza ngo bamushiriremo. Oya, biragatsindwa. Umuntu wese umuha umugisha ahatuye. Uha umugisha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda
ndetse n'umuryango we n'abari hafi ye bose, kugira ngo uwo munezero natwe tuwuboneho. Nicyo bivuze. Humugisha abayobozi bose b'igihugu kugera mu nzego z'ibanze, humugisha abaganga, humugisha abasirikare n'abapolisi, humugisha abantu bose bitangira abandi, humugisha abantu bafasha abandi, humugisha abajya mu bitaro gufasha abantu, humugisha umuntu wese, humugisha abitwa abakozi b'Imana bafite umuhate wo gufasha abantu no kubasangiza ihumure mu mitima yabo, mu izina rya Yesu Kristo. Uhungabanye imitekerereze y'inshakura zagambirira ikibi cyose ku gihugu cy'u Rwanda. Abaca aho bari mu gihugu cyo hanze, mu bihugu bitandukanye, wongere kubibutsa ko iwabo ari hano twicaye. Baho umugisha, bagira indangagaciro muri bo, bamenye ababo ari bo, bana bacu bamenye kirazira, inshuti zacu zihari bari aho mu bihugu by'amahanga, ababyeyi bacu, bavandimwe, mu izina rya Yesu Kristo. Bwiza bwawe ku muntu wese, kandi umuntu wese akwiriye kurya mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ubundi kurya umuntu ahangana no kurya ku manywa nabyo akaba ari ikibazo, akarara atariye koko. Uwo ni umwuka w'ubutindi n'ubuhanya, ariko uwo mwuka ndawirukana mu izina rya Yesu Kristo. Twabonye abantu barya bari bashonje, gaburira abantu bashonje. Hari n'abari kunyumva bayicayeho, bayaryamyeho, utanavuga ati reka ngire uwo ngurira ikiro cy'umuceri, ariko nkawe n'ubundi tuzaterateranya tujye kukugurira iyi ntuza hakurya iriya ngo harya ni bari bigukundiye ku munsi wagaburira umuntu. Erega ibyo byo guhangayikishwa no kugura inzu no kugura imodoka ni ngombwa nyine, ugomba kwiteza imbere, ariko fataho uriko wagira miliyoni. Reba ugaburira shuti yanjye. Ari abantu bari kwayura bashonje batabigizemo uruhare ngo babe babayeho gutyo. Hari n'abana bavutse mu bipango bikomeye, ariko uyu munsi ubuzima bwaranze, kandi bavukiye ahantu hakomeye. Wowe gora ibyo ukora wigendeye, n'ibinaba byiza ntihagire umenya ko wabikoze. Bikore tu. Niba ngombwa uvuga uti ngiye umunsi ngiye kuvunjisha 10,000, buri muntu ndamuha 2, ngiye gushaka imiryango, buri wese muhe 2, kibuzarara buwe abona ubudodo n'ubuterateranye barye. Ibintu birakomeye, ibintu ntabwo biba byoroshye. Isukari biri guhenda, ibigeze kuri menshi, birayi menshi. Babandi babonaga 2,000 bakarya uyu munsi none babeze bate? Nawe gira umutima uri w'umumana, ariko wese wagize umutima uri w'umumana ukari gugune. Imana itabara abantu bayo, Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibambike imbaraga. Wumve ko uzabyara, ntabwo ari wowe wavukiye kubabara. Imana iguha urubyaro mu izina rya Yesu Kristo, nawe ubyare wishime nk'abandi. Imana iha umugisha abana bawe ku mashuri mu izina rya Yesu. Umwana wawe azabaye wa nyuma gute ko mu ishuri byashoboka ko umwana wese atsinda, niyo baba 50 bose bakaba umwanya umwe cyangwa bakagira amanota ari muri enji imwe, mu izina rya Yesu Kristo. Ninde wabwiye ngo agomba kuba wa mbere n'uwa nyuma? Ariko yaba uwa nyuma ariko afite amanota meza ku rugero rwiza, atari uko yatsinzwe. Wajya mu rukiko ufite umwavoka uri kuburanire cyangwa ntawe, urirwariza. Imana ihagarane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Uri mu nzu y'imbohe, ntuheruka n'irindazi, wabuze n'ugusura. Imana ikuremera ugusura mu izina rya Yesu Kristo. Icyoro kibi cy'Imana. Kuzo Emi twabanye kuva mu gitondo twinginga, n'ejo bundi tuzakomeza.